gusambana yego nta muntu utabikora ariko se ni ngombwa ngo tubishyire kuri social media hari ababyiyemeje na Marita Zari yabyiyemeza yari kujya ku rubuga rw'ababikora nyine ariko urumva nge numva ari nk'ubugome yakoreye abantu kandi abo niryo beruka kureba porno muri wowe beruka kwireba nkiga kiri umunyeshuri ubwo warebye porno icyo gihe warebye nka zingahe ugerageje narebye nk'ebyiri kuko nazirebye turi kumwe n'abantu benshi ubwo byari kugira ngo umubone uburyo mwisambanira cyangwa oya ngewe ubundi narayumvaga nkavuga ati ubundi ibyo bintu ni ibiki hari ukuntu iyo mwiga nyine mugira agakungu abahungu hari abahungu benshi n'abakobwa bayishyiramo turayireba ntabwo nta kintu twari tugamije usibye kumuyishaka abo duhuriye muri club nibo bazire abo abantu bakorana na papa bo bashobora kunterekta ego ariko bo nta yindi chilling ntabwo nabambarira ubu ahubwo bo ni amafaranga nyine babeshya kuri telefone ndashaka amafaranga nk'akansimire ndashaka gusohoka ibyo ngibyo. Hello guys, nitwa Papa Gikomanga mu Muyahudi official naranamwenyewe made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Mano Online TV bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko bana. Reka mubwize ko. Mamira reba pe. Basi mbere yuko dutangira ikiganiro no kwibwira abantu wambariye ukabahagurukiraho gatoya abo ngabo urangoye nyine ndakugoye nibyo ariko mbabarira pe ndakwinginze ndakora iki okay haguruka banyarwandakazi murabizi ko ngiye bagomba kubashakira ibintu byiza kandi bibora umva haguruka mwereke usa nk'uhaguruka wowe gusa uyikuraho nibigiye hano muri kirere sasa yigira nk'imbere gato cameraman nizere ko kumubona neza cyane sibyo ahantu hose umufite nizere ko agufite sibyo ngaho hindukira yewe je kiyo je kwamamaza kugana oya nagaru kugana abantu ntibahindukira gake wikaze mama we ece bagera gayicare nagira ngo abantu babone ukungana nagira ngo abantu babone ukungana niko ndakwakiriye umeze ute se umeze neza ndashima Imana umeze neza urashima Imana wari umeze neza ariko cyane witwa ndi kuganira ndavuga yose se cyane ndavuga rero uko ushaka kwivuga kameme oya reka mvuge rero nitwa Anita ndi umukobwa oya ntabwo ndaba umumama ntabwo urabyara oya ubwiza ubukomora uzi ko wazagiye kwiyamamariza kuba nyampinga w'u Rwanda cyangwa barabafunga ko mwana yanjye ntabwo ibyo bintu nabitekereza njyewe ubu nari nzi ko nyampinga w'u Rwanda batajya bamufunga nari nzi ko atakora ikosa ngo bamufunge nawe nzi ko batabafunga kuko ubwiza bw'igihugu aka kantu bakoze si sawa ariko rero oya ntabwo ari sawa ariko nanone ni sawa mu buryo bwo kugira ngo bamurinde hari nk'ubu wenda ntabwo azabyongera ariko yabikomeza byari kuzanamuviramo agisida ebyiri mu mwaka urumva byari kuzanamuviramo n'urupfu kakwagize Imana akajya agonga amapoto n'imikindo bikamutangira naho ubundi nashiraga abasinda si benshi naho urasinda oya njye nta nubwo nywa inzoga iki ese umugore imibonano mpuzabitsina ese gukora imibonano mpuzabitsina bigomba kuba umuntu yasinze
ntabwo bisaba ko uba wasinze. Yego rata nicyo bisaba. Yego rata ubwo abanyarwanda babyumvisha we gukora imibonano mpuzabitsina ntibisaba kuba wasinze. Oya ndumva atari cyo byasaba njyewe. Ntabwo ari cyo byasaba. Uracyaba mu rugo? Mbana no mu rugo. Cyangwa wikodeshereza? Oya n'uburyo ugaragara urabona ko ufite amafaranga. Nkuko ufite iPhone ariko shaka iPhone kugira ngo muzibone ngo bica mu nzira nini cyane. Ese ni izenzi baba bavuga ngo hora n'umusaza ngo mwe n'ikinini noneho sasa kakakura kakwirirwa ariko ngo nawe ukagenda uyitahanye. ntabwo mbizi bara abakobwa babikora gutyo kugira ngo babone iPhone ahubwo se njye ntabwo mbazi nyine nuko byumvuka ngo wowe ibyumvisha ubitekereza gute umusaza. Oya tuvugisha ukuri ngiye ku giti cyanjye nyine ntabwo nahura n'umusaza ngo ampe telefone. Kugira ngo ampe telefone oya usibye na telefone oya pe umuntu ungana na papa ntabwo byakunda. Nyarese tuvugisha ukuri yewe hari umukobwa basi rekana nakagukiniraho gatoya urumva ariko abakobwa ndabafite babarira nkabone uretse karihi banze mukinira aka kantu banze ukumva uri tayari? ayindi chilling nalwo nabambalira ndetse turebe agatangiza ntabwo nsohoka ngo abo duhuriye muri club nibo bandire abo abantu bakorana na papa ubo bashobora kunterekta ariko bo nta yindi chilling nalwo nabambalira ubu ahubwo bo ni amafaranga nyine babeshya kuri telefone ndashaka amafaranga nk'akantu n'iri ndashaka gusohoka ibyo ngibyo ariko icyaba nezeho ntabwo mba ngize ariko ntabwo ngemba nzi ntabwo urasomana no kurugana na papa nta nubwo papa yabimenya yuko inshuti yiwe akunda amubeshya acira inga yashaka bizungu amubeshya cyangwa amubwira ndarwaye akamuha amafaranga urumva ntabwo yampanga bitanu nyine nk'uwo mukobwa urumva ngo kuva yavuka urumva ntarasomana n'umuntu ungana na se ariko barakorana baramutereta akababeshya akabakuramo amafaranga urumva wowe ibyo bintu ntabwo wabikora? Abayanjye ntabwo nabikora. Waje kubera iki? Kubera ko numva arambye kandi umuntu kuba kuruta ndifuza yuko mutabana cyangwa akagutereta amafaranga gusa wenda nshobora no kukwereka urukundo. Oya nta rukundo rw'umusaza ungana na papa gusa yabonyere kubera urukundo. Ese n'abakobwa tuzi bashingiranwa n'abasaza? Oya njye nta na nyine buri wese agira ibyo yemera ariko njye mu byo nemera ntabwo nemera ko umusaza yagutereta ngo abe yaba umugabo wanjye. Yavuga ugateretwa n'umusore w'imbwa utagira n'ikintu. None se kuki uhisemo umusore w'imbwa? Udafite ikintu nkanjye nk'urugero. Icyo gihe ubwo ngubwo ushatse kunyumvisha ko umusaza ari we nyine ukaze kuko niba afite amafaranga yarakoze. We yahereye he? Ntiyahereye hahandi wa musore yahereye ari guhera ubu ngubu. Ariko umusore azagerayo kure nawe yarashaje. Njye se sinzaba nanashaje tuzaturi kumwe. Njye numva nyine atari byiza mu mubyeyi ungana na papa ko ku buryo wakemera kubana n'umuntu uzajya uburara hari umuntu uzajya ukugaburira akaguha n'imodoka. Icyo wumva ko tuzaburara kurya bikeya umwajya bikeya gute? Yahandi usanga umuntu noneho wenda umusore nta n'akazi anafite nawe gukora ni gake gakeya guhabana n'uwo muntu. Ukuntu ndi kubyumva ni uko mwatishize ku musore nyine iteka ahora ari umukene ahubwo umusaza. None se umusore ufite amafaranga n'uwuhe? None se ubundi umuntu ufite amafaranga n'uwuhe? Umusaza yavunikiye aba afite ibisambu. Uzi ko uriya musaza ugiye kumubaza ngo ugira amafaranga atabyemera? Afite ibisambu amafamu. Njyewe nyine ubwo najya gushaka ibyo bisambu n'amasambu n'imbaye n'ibiki n'inka ukanabyara. Njyewe nkabyana n'umusaza. None se bitwaye iki? Ndakare izo za rubaga. None se ukunda ariho izo za ese abasaza bose abarwaye rubaga imana. Njyewe nyine mu bwonko bwanjye niko mbyumva. Gute? Mba numva ko umusaza rwose wagiye noneho muri ibyo ngibyo by'urubyiruko mba numva byanga yuko ndafite indwara
kuko umusaza wiyubashye ntabwo ibyo bintu yabijyamo. ariko hari abakobwa hanze aha ngaha batunzwe n'abasaza. abo bakobwa si njyewe rero njye mba numva njye ubwanjye nihagije. urumva wihagije? Ntabwo nkeneye umusaza ngo niyo mpamvu nawe nta modoka ugira. kugira ngo se imodoka nzayigura. ariko hari n'umuntu wayigura. nzayigura kandi nawe yigeze kuba aba muri izo nzu avuga ko azayigura. His Excellency yaravuze ngo ntawasingiza umuntu uzamuha inka ahubwo asingiza uwayimuhaye. oya njye ubwo nakisingiza kuko iyo modoka izava no mu maboko yanjye nta muntu nyitezeho. njye nzakora ushatse umusore none se umusore we ntiyayigura wenda akazayikugurira. nashatse umusore nyine. gute se ubundi se twashyize hamwe? mwashyize hamwe gute rero? twashakanye sibyo? twashyize imitungo hamwe. yego. icyo gihe imodoka izaba iri ku ruhande rwacu twese mwese icyarimwe. aho zikari byo. none se hari ikintu njya nibaza sibyo, nk'abo bakobwa nyine bakora gutyo babayeho nk'uko ugasanga umukobwa aba muri shambure nziza inahenze cyane urumva ariko shambure niroge nawe urandangije shambure cyangwa ahubwo mu nzu nziza. aba mu nzu nziza urumva ihenze, afite abantu bamukoropera bamutekera, afite iPhone 10 vision isohotse ni uhita uyigira urumva. ikindi agenda no mu modoka nziza y'umuzinga akazagira no kwirirwa sohoka n'abashuti be gusa. nabivuga iki njyewe ko numva buri muntu agira uko ayobora ubuzima bwe nyine we niho yabujyanye. mwumva nk'abo ngabo baba batunzwe n'abo basaza bafite ibyibuze. umusaza baravuze ati ca iriya nzu ndayikondesheje imyaka 3 guhaye imodoka ya burundu n'ibyangombwa byose, guhaye telefoni ariko akamutunga ataza ngo baryamane. none se ubwo reka nkubwire ejo bundi ukora ku isi hari urugero yatanze rwiza cyane rw'umukobwa. umusore yigize gushaka kuryamana n'uwo mukobwa urumva, abona nta bundi buryo azaryamana nabo, aragenda akodesha imodoka urumva, atumira abantu n'uwo mukobwa hari, arangije aravuga ati njyewe n'umukobwa kubera ukuntu mukunda ari na mwiza ngiye muhaye imodoka ku mugaragaro mu kabari. amuha imodoka n'umukobwa aranayicyura. kumva umusore yarayikodesheje iminsi 5. umunsi wa 5 urumva umuntu waguha imodoka se urumva utabura gukura ubwatsi ntiwaguhaye inka, ubwo iryo joro yarayakuye ubwatsi. ese tuvugisha ukuntu umuntu yaguha imodoka urumva wenda aba yamusanzwe munavugana bisanzwe akubwira ko agukunda ukanga kuba waryamana nabo. njyewe ubundi narakwinye imbere yuko umara iyo modoka icyo waba cyose narakwimye ntabwo nabyemera. ugomba kuntegereza kuko nyine narabyanze. njyemera uvuge ngo ni ukubera ibyo bintu wamaye oya ntabwo byakunda nako sibyo. ariko wenda wagira no tumubwira n'abakobwa bagenzi bawe bakozwe nk'uko nguko cyangwa bashaka gutekereza nk'uko njyewe ikintu nabwira abakobwa bagenzi banjye ntabwo ari ngombwa ko dutega amaboko y'abasaza. yewe si n'umusaza n'umusore muri mu rungano rumwe ntabwo ari ngombwa ko ari gutega amaboko kuko nyine twese Imana yaraturemye ibyo bushobozi bungana. icyo umuhungu yakoranye kuko nanjye nagishobora. rero numva ko bibaye byiza n'umukobwa twava mu byo turimo tugakora tugareka kuko niyo umuntu agutunze aragusuzugura. nuko njye mbyumva byanjye. iyo umuntu agutunze aragusuzugura bivuze ngo nta n'ubwo umugore akwiye gutungwa n'umugabo. ndi kuvuga iyo umuntu agutunze buri kimwe cyose akiguhereza kandi nyine gutyo kuba musaza uko mbikeka nuko bimeze abakwiyobora ko abishaka. abakuyobora uko abishaka. ntabwo igitekerezo cyawe ntabwo kijya cyumvikana. cyakumvikana gute se? ntabwo bishoboka. ariko nanone ibyo nibyo sasa hari ikibazo nanone mfite sibyo. hari umusore cyangwa se nisinzi uburyo namwita ni umugabo reka mwite gutyo kuko ni umubyeyi urumva bamuzi iminsi ucicikana kuri no mihanda iwanyu ngo yarongoye abagore 400 ari n'umuyobozi. iyo nkuru waba warayumvisheho? narayumvishe. bamwita Baritazari Engongwe
tubari ku buryo abantu basigaye bamanika amafoto yo mu tubari kugira ngo abakiriya baze. Abagore baza kuhanyweye imipira barayimukoreye. Uyu munsi Amavubi n'indoro yarayakinnye, urumva hari umuntu wagaragaye muri stade yambaye ijezi yanditseho Baritazari ngo niwe wateye Amavumwa. Niko bari kuvuga, ni inkuru ziri guhingwira. Baritazari njye nta kintu namuvuga kubera iki? Nta kintu mfite cyo kuvuga pe. Waba waramubonye bose byibuze ariko reba uburyo nawe uri kwisenya. Oya naramwumvisha. Baritazari bamwe ngo buriya ngo ni inzozi za buri mugore wese. Yari umuntu twavuganye ejo w'umumama arambwira ati ewana Baritazari ni inzozi za buri mugore wese, nta muntu wese utamwifuza. Kubera iki? Kabizi neza. Namaze neza. Bizi neza. Wana bakobwa baramushaka cyane. Ariko Zari we yaratangaje, Zari ubwo n'umugore wa Diamond Platnumz we yaratangaje aravuga ati buri mugabo wose ameze nka Baritazari. Ahubwo nuko wenda amafoto yabo atarajya hanze cyangwa se ngo badafata mu bihe. Sobe yavuze atari byo nyine. Washingira kuki? Njye ntacyo nashingira iyo video ya Baritazari nta n'ikintu nshaka. Ese navuga iki? Njye n'ukuri byarenze ubwonko bwanjye. Imagine urumva uri umubyeyi, reka wowe mugire wowe umubyeyi umwe muri bariya baryamanye na Baritazari. Video yawe uyibonye iri hanze, ufite abana, ufite famille, ufite inshuti. N'Imana ahantu ufite kumva wabisobanura gute? Usibye kumva ko isi yakwikaragiye urumva wawe. Nyine ni ikintu kintu wafata cyangwa se ni gute wakwibara neza? Njye ndumva nta kintu nakora. Menya napfa ahubwo. Nyine ari njye uri muri iyo condition wenda namenya icyo nkora. Ariko ubu ngubu nyine urumva sinjye. Kuri njyewe wamwishyiramo. Kuri njyewe. Umwana wawe araza kureba uburyo Baritazari gutatamu. Subu nabigenza gute? Ntabwo mbizi, menya napfa. Cyangwa se uri muri salo uri kumwe n'abana, urumva wenda n'abashyitsi babasuye n'umugabo muri kureba amakuru, ukajya kubona mukabona televiziyo runaka izikira video yanyu na Baritazari. Njye ntabwo nabasha kubyakira, ntabwo nabimenya. Ntabwo tubibona. Umugabo ari hano, urumva ubwo se umugabo ikibazo cyaba ari umugabo n'abana ubundi. Icyo cyaba ari ikibazo. Imiryango zabasuye muri kwirira, muri kwisangirira, bari mufuta oya buri inshuti zishobora kubyibagirwa bakabyirengagiza. Ariko umugabo kumva ko wamuciye inyuma, abana bakumva ko wagiye usize papa wabo. Oya bari no kubireba kureka, ntabwo bari kubyumva. Nyine famille yishobora kubyirengagiza. Wakifuza ko iyo video ihita ivamo cyangwa wazimya TV nihusa ahubwo nibaye ngombwa nanayimena nawe bakakumena. Baritazari akaguru agasize hejuru impande n'impande, ukajya kubona ukabona umwana yisabona ngo wene ni wari wanarebye n'amakuru, urumva ni wari uri kureba kuri televiziyo. Umwana yise avuga ngo mbango reba ibintu bigiyemo. Wakitegereza ukabona niwe bari gutatama. Navuga ko atari njye. Nabiyaka. Nakambyiyaka wasanga dusi. Kuko abantu nyine barasa. Okay, ishyira noneho mu mwanya w'umwana. Mama wawe ntabwo bikwifurije, mama wawe ubonye ari kureka ari ku mbuga nkoranyambaga nk'uko. Umunyeshuri buri mwana wese uri mu kigo ari kwifuza kureba video ya mama wawe. Ndetse cyangwa benshi banayibonye abarimu. Njye nakumva nasebye kurusha mama. Kuko urumva waba wasebye pe. Urugero nyine ndashaka ngo twishireho dutekereze ukuntu abana bawe bagoye bameze. Birumvikana barihebye, icyo nzi cyo ntazabura nabiyaho. Kuko amagambo arica. Azajya mu ishuri bazamuserereza inshuti ze, hari n'abazamuvaho. Hari n'abanza ababyeyi babo byanga byakunda. Kuko twese ntabwo twakira ibintu kimwe, icyo nzi cyo ntazabura n'ubiyahura avuga ati nge ibi bintu kubyakira birananiye. Jihad yaravuze ngo nta muntu udasambana, ngo nawe arasambana ngo bucece. Urumva
ahubwo twagakwiye niba kuko abenshi bashaka gusambana cyangwa ushaka gusambana bagakwiye kujya babikora gute nari nisize uzi kubikora gusambana yego nta muntu utabikora ariko se ni ngombwa ngo tubishyire kuri social media hari ababyiyemeje na Maritazari yabyiyemeza yari kujya ku rubuga rw'ababikora nyine ariko urumva njye numva ari nk'ubugome yakoreye abantu kandi abo bantu bose none se barabakora barayesaho gatoya bose bareba muri kamera ari n'abayisetingira kamera bivuze ngo bose barabizi ko bari gufatwa video oya hari ukuntu rega umuntu ashaka kugushuka akakubwira ati dufate video nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ariko utazi ko video izasohoka hanze so wewe ufite umugabo ufite abana ufite inshuti na famiye ukabuza ko icyaha ugiye gukora ari ugusambana byanga bikunda inyuma y'iyo video hari ibyavuzwe ntabwo umugore yapfuye kwemera ngo amufate video kandi azi ko afite umugabo hari ibyavugiwe nyuma ya kamera nyine twebwe tutazi ahubwo ibyo tubavugiye inyuma nibyo byafasha umuntu kuko twese turi bubifata uko tubyumva wenda urugero wenda nk'umuntu aravuze ati ndashaka wenda nkaruzagarira arashaka kumwarira mukagifatira n'akavido mukajya mukareba oya mu giti cyanjye se mu gihe mutari kumwe wenda ruzagarira arashaka kujya akareba mu gihe mutari kumwe ayirebe se bimufasha iki akibuka bya bihe mwagiranye oya hoya njye ntabwo nabyemera ku giti cyanjye ntabwo nabyemera amavideo ni menshi yareba atarebye ngewe wafuma ukajya ujya kumureba niyo yaba ari kumunsi byarutwa aho kugira kuko video yazangaruka isaha n'isaha igihe mwashwanye kandi mbona abagore barimo bishimiye kuba bari gufata video nyine nakubwiye ngo hari behind yigeze yabaho yego ariko reka mwereka akavideo gato urebera Alex oya winyereka warazira episode zingahe bigiye binagiye episode nizo abagore bagana n'urumva umugore umwe atari episode oya ntabwo ngiye nshaka kubibona ariko ngo n'umugore we yabaye akasa mutwe video ze ziri ese kumbagira n'umugore n'abana bo n'umugore nawe yarasambanaga se nawe kuko ngo yatangiye gufata amavideo ngari kuryamana n'abagabo ngo mu buryo bwo kubabaza umugabo wowe noneho muri umugabo uko se kari uri kwibabaza nawe ko ngagiye kumukuba we nashaka agire 800 we ari kumukuba cyane ariko ngo Maritazari ngo hari undi mugore ngo nawe ufite video 200 ngo niwe yabikuye igisi cyaba ari icyorezo tugiye kugwisha n'ukuri ni icyorezo ndi kubona ubutinganyi bugiye kuvaho ibaze ko abantu batari kwita ku misoro y'igihugu ku mihanda yatetemutse ku mihanda abaturage bakwiye gushyiramo imbaraga bari kwita kuri Maritazari rega social media zizarikora nta kintu umuntu atakora kuri iki gihe hari ngo yamamare njye niko social media wayikora gute kugira ngo uburikire ngiye kubwanjye njye numva ko atari ngombwa social media ikintu ibereho nyine ni ukusangiza abaturage amakuru ariko kugenda ukambara ubusa numva atari ko kubaha amakuru kuko ubusa rega dora tububona ariko hari abantu bamufollowing umuntu wambara ubusa uburyo bamufollowing amukurikirana ko cyane nanjye ndamukurikirana kuko Maritazari umuzi kuri oya ntabwo namukurikiranye ntabwo namukunze ariko abandi nagiye bakurikirana gake wagiye ubakurikirana ntabwo namukunze ku buryo namukurikirana nibyo aberuka kureba porno muri wowe mberuka kuyireba nkiga ukiri umunyeshuri ubwo warebye porno icyo gihe warebye nka zingahe ugerageje narebye nk'ebyiri kuko nazirebye turi kumwe n'abantu benshi ubwo byari kugira ngo mubone uburyo mwisambanira cyangwa oya njyewe ubundi narayumvaga nkavuga ati ubundi ibyo bintu ni ibiki hari ukuntu iyo mwiga nyine mugira agakungu abahungu hari abahungu benshi n'abakobwa bayishyiramo turayireba nta kintu twari tugamije usibye kubishaka ntabwo mbese cyane mbara ko ntari nkiri muto ariko twararebye birarangira nyine bigenda uko nguko muri kamera ubwira abantu ngo twarayirebye birarangira bigenda uko nguko nk'uko bivuze ibyo bintu reka biteye n'isoni we bibwirira iryo jambo gusa
ngo twarayirebye birangira uko nguko. Aha niko ariko hari akazi ukora ndagira ngo tuze no kuganira no ku kazi kawe mbwire n'impamvu wagakoze. Yes yaka ndasoje ndashaka utubwire nk'ibyo byose noneho unabishimangize utubwire impamvu wowe utakwiye kuba waryamana n'igisaza kugira ngo kiguhe amafaranga. Ukoresha akarimo k'amaboko? Nkoresha amaboko yanjye. Ukora ibiki? Ukorera he? Njyewe nita ku bwiza bw'abagore. Gute? Ndabasuka tumva ari ibyo bwite ariko aho nkorera hari n'abandi benshi nyine dukora ibigiye bitandukanye. Ubu se umuntu ushobora kujya kumusuka adashaka kuza kuri te? Yego arampamagara ariko icyo gihe anyohereza n'itike. Akohereza n'itike? Yego kuko aba undi se ntiwamuca amafaranga itike ukayiguriramo? Nabyo ubundi byaterwa no kumvikana n'umukiriya kuko abakiriya nyine baratandukana. Hari ukuganda guhaya muhe n'itike hari no kubwira ati mbwira nta tike ndi buguhe nyine byose kubushyiramo cyane. Noneho mbwira uburyo ukoramo aka ni kakanya njye nihera abantu banjye nabo bagahita bishakiramo abakiriya babo. Ntitugahure ngo tuganire ku byo gukiza. Ngenda suka hano ku muhanda w'Amabuye Kabuga muri salo yitwa Confiance Salon. Ibintu byose turabikora. Usuka ibiki n'ibiki? Wowe ubwawe uzi gusuka ibiki n'ibiki? Ubwanjye suka amarasta, frante, penso na dread. Wenda ibyo byose njyewe ntabwo mbizi ariko icyo nzi ni dread n'ubwo nabifite. Urumva ababizi bo baranabizi baba babizi. Ubwo sasa nta bindi bintu ukora no gusuka gusa? Oya nibyo nkora gusa. Iyo umuntu se akeneye nyine kuguhamagara cyangwa kuvugisha bigenza gute? Arampamagara nyine mfite nimero bampamagara. Nimero yanjye banababwira n'imbuga nkoranyambaga ugeze bagusura? Njye ntabwo nkunda gukoresha social media. Ntabwo mbikunda. Yego. Ndi mu kiganiro ndamuvugisha. Nakunda gukoresha social media. Okay, ngaho babwire nimero yawe. Nimero yanjye ni 079 23 Iyo ni nimero? Nimero yanjye wambonaho. Ushaka? Kandi iba no kuri WhatsApp. Ushaka wampamagara cyangwa ukanyandikira. Cyangwa ukamwandikira. Ngaba ari ukugira ngo ugende ubakorere cyangwa banaze. Yego. Urugero noneho ubabwire noneho tunanabatangiramo nimero zawe nanone. Aba ari byiza mu guhozaho. Turasuka byose nyine twita ku bwiza bw'abagore kandi turacyakomeza. Abagabo njye impamvu ndi kuvuga ndi umugore kandi nibyo ariko aho nkorera n'abagabo barabakorera barabogosha nyine bakabitaho. Nimero wambonaho ni 079 23 9 7 296. Ubundi bagumye baguteza imbere ntuzajye mu bisaza. Aya ntabwo nabijyamo n'Abanyarwanda nabo bagira ukuntu batugera. Abantu baguha akazi pe. Bakame ni ukuri. Abantu baguha akazi mukorana. Tubona ko ibintu byo gusukura bizi cyane bimaze no mw'igihe kingana gute? Famiye nibyo dukora. Sure. Mbese bivuze ngo ni n'impano mukanabyiga? Ntabwo njye nabyize kuko iyo usanze ikintu mu rugo bagikora nawe tukomereza. Ubu bizi kubi. Ndabizi. Ubu mama wawe ni mubi cyane? Mama ni mubi cyane. Ni mubi cyane pe. Modere yose wa mwaka yayigukuriramo. Okay. So rero ndagira ngo nanagushimire muri rusange sibyo twiganiriye haje kuba no kwiganira byo kuruhura n'uruhura mu mutwe twiganira umuntu akigira stress sibyo ariko tugahita tunakuriramo n'akazi. Niko bigomba kugenda. Noneho rero reka gushimira cyane kuba wemeye ko tuganira. Urakoze cyane. Sawa. Abakiriya bakugane baze ni ukuri. Sawa murakoze. Sana murakoze.